Ngiye guhera ku makuru y'umukecuru wasanganywe akanyamasyo n'imu z'inyamaswa ndetse bikavugwa ko yari umurozi. Abaturage bakaba bari gutabaza bavuga ko uyu mukecuru ashobora kuba ari umurozi kandi ariwe wajyaga ubarogera abantu. Kugeza ubu ngubu uyu mukecuru ntarasobanura ahantu yakuye kano kanyamasyo ngo ndetse avuge n'uburyo yagatunzemwo kugira ngo abe yarekurwa. Ubuyobozi bwahise bwihutira kumujyana mu kagari mu rwego kugira ngo bamucungire umutekano mbere y'uko abaturage barakara bakaba banamukubita bikaba byanamuviramwo gupfa kubera ko bamushinja kuba ari umurozi. Mu karere ka Nyabihu rero uyu mukecuru utuye mu murenge wa Shyira ndetse akaba atuye no mu kagari ka Kiminzovu akaba atarasobanura iby'ibi ngibi. Ndaza kuvuga kandi ku makuru y'umwana w'umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye muri segonderi waje gusangwa mu mugozi yiyahuye. Umwana w'umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko wigaga mu mashuri yisumbuye yimanitse mu mugozi nyuma yo kurambirwa gushyirwaho igitutu cya buri gihe n'ababyeyi be ndetse bahoraga bamusaba kuzamura ingano y'amanota ngabona mu ishuri, bigatuma rero ngo uyu mwana abona atazayabona kandi akabona igitutu ababyeyi bamushyiraho bigatuma afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Nubwo harimo abavuga ko bishobora kuba harimo n'ibindi bibazo by'abana bisanzwe byatumye umwana afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, ashobora kuba atari igitutu cy'ababyeyi be gusa ahubwo hashobora kuba harimo n'ibindi bibazo. Uyu mwana rero agahinda ndetse n'umwijima ni byose ku ishuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Gabson Girls riherereye muri kariya gace ka Bometi, ndetse nyuma y'uko umwana w'umukobwa w'imyaka 17 wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri ndetse yikuyemwo ubuzima kuri no wa gatanu ku itariki 10 Ukwakira 2025. Nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'ishuri, umurambo w'uwo mukobwa wagaragaye mu bubiko bw'ibikoresho by'ishuri ndetse ahagana saa moya za mu gitondo. Ako kanya ubuyobozi bwamenyesheje polisi ihita itangira iperereza. Uyu mukobwa yasize urwandiko rwerekana ko yari afite ibibazo mu muryango cyane cyane bijyanye n'imyitwarire yo mu masomo. Raporo ya polisi ivuga ko mbere y'uko apfa afata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima yari yabwiye inshuti ye ndetse y'inkoramutima ko afitanye amakimbirane n'ababyeyi be kubera amanota make yazanaga. Bivugwa ko yandikiye mugenzi we biganaga mu ishuri rya From Kane Central urwandiko rumusezera, ndetse uwo mwana w'umukobwa yahise ajyanwa mu biruhukiro bw'ibitaro bya Longres ndetse Referral Hospital mu gihe iperereza rigikomeje. Ibi byababaje cyane ababyeyi n'abarezi muri rusange muri ako gace, bamwe batangira kwibaza ukuntu uruhare rw'ababyeyi bagize kugira ngo umwana agere naho yiyambura ubuzima ndetse bagasabwa kwitondera ibyo babwira abana babo. Bakomeza bavuga ko umubyeyi witwa Eric Langete yabwiye ikinyamakuru K24 News ati abana bose si bamwe, ababyeyi bagomba kuba maso ku buryo bafatamo abana babo. Umwana ashobora kugira ibihe bitoroshye ariko aho kugira ngo tege amatwi tukamushyiraho igitutu, ibi bikwiye guhinduka. Urupfu ruje mu gihe akomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'abantu biyambura ubuzima, ndetse ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko buri munsi nibura abantu 4 biyahura ndetse bigatuma igihugu kigira umubare munini w'abikora ku isi muri Afurika y'Uburasirazuba. Raporo yo muri 2021 yerekana ko abantu bagera kuri 700 ku bantu 2,700 ku mana nyagasani ku bantu 727 biyambura ubuzima ku isi yose, kandi hafi 73% by'abiyahura batuye mu bihugu bikennye cyangwa biri mu nzira y'amajyambere nka Kenya, u Rwanda, Burundi n'ibindi byinshi. Ndetse abahanga bavuga ko nubwo abagabo biyahura ku bwinshi kurusha abagore, ndetse iva mu Key News 24 News.
umwana rero nuko yapfuye. Twikomereze mu makuru yo mu Rwanda. Nyabihu, umukecuru wo mu kagari ka Kiminzovu mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu bamusanganye mu nzu akanyamasyo kazima n'imu z'inyamaswa avuga ko yabyifashishaga mu gukorana n'izindi mbaraga. Yashyikirijwe inzego z'umutekano. Akanyamasyo kabikwa n'ubuyobozi mu gihe bari butegereje kumushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'urw'iterambere RDB kugira ngo ajye gusobanura aho yakuye ako kanyamasyo.